Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe ko bakoresha telefone na interineti yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. www.gbforexonline.com 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 gbforex online jbforexonline.com www.gbforexonline. Hello, welcome back to JB Forex Online. So uyu munsi we are back again n'ubundi muri Did You Know? Muri rwa rugendo twiyemeje two kujya turabasobanura utuntu tugiye dutandukanye mudasanzwe musobanukiwe ku bijyanye na online business, online forex trading, global financial market, bijyanye na stock, bijyanye na crypto, ibintu byinshi bifite aho bihuriye na online businesses, ariko byibuze cyane cyane ibyo dufitemo ubumenyi nibyo natwe tuzajya turababwira. So uyu munsi rero tugiye kubasobanurira ku cyo bita broker. Umubroker ninde, akora iki, ashinzwe iki, ese batandukanira hehe, ese navanayo umubroker, ese umubroker wizewe ni uwuhe? Ibyo ngibyo nibyo twigiye kwinjiramo uyu munsi muri Did You Know? Ikintu cya mbere turaheraho ni ako kantu mvuze ngo ese broker ni muntu ki? Broker ni umuntu wa mbere cyangwa se ni ikigo cya mbere cy'agaciro mu rugendo rwawe rwa online forex trading. Niba ugiye wize online forex trading, ubumenyi bwose waba ufite, strategy zose waba ukoresha, udafite umubroker nta kintu byakumarira. Rero umubroker ni umuntu ukomeye cyane, ni abashoramari cyangwa se n'ibigo twagereranya n'amabanke bishora imari kuri global financial market kugira ngo bafashe aba trader batoya cyangwa se abo twita aba retail traders kugira ngo babashe ku accessinga kuri global financial market nabo ba trading. Bivuze iki? Bivuze ngo ni ibigo biba bifite fund cyangwa se amafaranga menshi, twebwe ubwacu nk'aba retail traders dufunguraho ama account, noneho bakaduhuza n'isoko, bakadufasha gutradinga. Kuvuga ngo mu broker akamaro ke ka mbere ni ukudufasha gukora deposit no gukora withdraw. Bivuze ngo rero ufite ubumenyi uko waba umeze kose, udafite ahantu wakora deposit ngo nu trading wunguke ukore withdraw, nta kintu byakumarira. So nicyo kintu cya mbere umubroker atumarira. Aba broker ni benshi, ariko dufite abizewe tuba twaragiye dukora ubushakashatsi, tuba dukorana nabo. Abo ngabo kugira ngo babone, ushobora kujya kuri website yacu, muri description turaza gushyiramo link. Ugiye kuri website yacu ariyo jbforexonline.com, ukajya handitse open your trading account, cyangwa ukajya hagana hasi muri menu ubonaho list y'aba broker benshi barenze 5 dukorana, bitewe n'uwo ushobora guhitamo ku mpamvu turi buze kubabwira hasi zishobora kugufasha guhitamo umubroker. Aho ngaho ubundi mu gihe ugiye guhitamo umubroker ugomba kubanza kureba ese uyu mubroker ngiye gukorana nawe ni SN broker cyangwa se ni CTP broker. Ubwo ni ubwoko bubiri bw'aba broker. SN broker ni electronic communication network, nabakoresha ubwo buryo. CTP broker nabo bita straight through processing. Ibyo bintu ayo materime ndi gukoresha abasanzwe bakora uyu mwuga barayazi. Wowe mu gihe ugiye gufungura account ku mubroker ukaba utabizi, byaba byiza utwifashije cyangwa ukatwandikira tukagufasha kugira ngo ibyo bintu ni ibintu bya mbere ugomba kubanza kurebaho. Kuko SN broker ni ukuvuga ngo ni umubroker uba ufite system akoreshaho kuri trading ku bakiriya biwe, ku buryo iyo tradinze already fund yawe cyangwa se capital yawe cyangwa order ukoze ihita igenda direct kuri global financial market. Sinzi niba icyo kintu cyumvikana. Ubwo buze no kumfasha gusobanura icyo bita no dealing desk and dealing desk, bose ibyo byiciro barabigira. Rero straight through processing cyangwa se CTP broker, we ni umubroker ufasha abakiriya be gutradinga, ariko iyo ukoze trade babanza kuyigenzura, ibanza guca mu masysteme yabo, bakabanza kuba bayimanipira kugira ngo ijye kuri global financial market. Kuvuga ngo bibanza guprocess, bifite ahandi bibanza kunyura. Bivuze ngo uyu ngo yari na dangerous. Ushobora gusanga niba usanzwe tradinga umubroker wa CTP broker, ibyo ni ibintu ugomba kubanza kumenya cyane. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo
ibyo SN blocker, CTP blocker, no dealing desk blocker. Hari ikindi aba blocker bose iyo ufunguye account n'ubundi ugezemo imbere usanga bafite ubwoko bwa ama account butandukanye, bafashamo abakiriya babo bagendeye kuri capital bafite. Urugero, ushobora gusanga capital yawe ufite wagagombye kuba tradinga kuri standard account cyangwa se pro account cyangwa zero speed account cyangwa se cent account cyangwa se investors account cyangwa se premium account. Ni nyinshi. Ibyo ngibyo ni ibintu tugufashaho ku buntu. Iyo watwandikiye ufite ikibazo cy'umublocker, niyo waba umufite ariko utasobanukiwe niba ahuye na capital agombye kuba tradingaho, iyo twandikiye uri kudusaba ubufasha cyangwa uri kudusobanuza cyangwa ushaka ko tugufasha gufungura account ku mublocker, ibyo tubigufasha ku buntu. Nuko twahisemo ko bibasobanuraho kugira ngo niba unafite account ibi bintu utabizi umenye ko uri mu mikino. Ushobora kubusanga amaoda yawe yakora kwa kundi bajya bavuga ngo uyu mublocker runaka ngo manipulating a trade, ngo iyo hari news ngo azamura ngo spread. Abo ngabo ni aba CTP blocker. Katwihutire twigire ku ngingo byibuze nk'eshatu cyangwa enye ugomba kurebaho buri gihe niba ugiye gufungura account ku mublocker. Ingingo ya mbere ugomba kurebaho, banza urebe experience yo mublocker. Ku mublocker umaze imyaka 2 atandukanye n'umaze imyaka 25 mu kazi. Umublocker utera inkunga za Paris Saint-Germain cyangwa ufite ibigo bikomeye akorana nabyo, kuko baba bahari n'ubundi ku website yabo biba byanditseho, atandukanye n'undi mublocker mushyashya utaragira reputation ahantu hagiye hatandukanye. So ibyo ni ibintu ugomba gucekinga kandi byoroshye kubireba, kuko izo data ntago aba blocker bazihisha, ziba ziri ku website yabo. Ushobora kubanza kureba ese uyu mublocker ndi gukorana nawe ese yatangiye ryari, ese afite ama award angana gute, ese ibintu azwiho byose biba bihari rwose kuri blocker. Ikintu cya kabiri ugomba kureba no kureba ese uyu mublocker mu by'ukuri atanga service mu gihugu mperereyemo. Aho hantu mujye muhitondera cyane. Ushobora kuba wibereye muri Lebanon, wibereye muri Iran, wibereye muri Sudan cyangwa uri muri Canada cyangwa muri Germany cyangwa muri Sweden, ariko ntago aba blocker batanga service ku isi yose. Nababwiye ko ari nk'amabanki. Umublocker agira ahantu runaka, ibihugu runaka ashobora kurestrictinga. Ibyo ngibyo n'aba blocker rwose biba byanditse ku website yabo, ushobora kujyaho ukabibona babwira ngo igihugu iki n'iki ntago tugitangamo service, bityo ntiwirwe ufungura account. Cya gatatu tugomba kurebaho ni ikijyanye n'uburyo bwo kubitsa no kubikura ku mublocker. Niba uri nko mu Rwanda ugomba kubanza kureba ngo ese wenda mobile money arayikoresha, ese akoresha bank, ese akoresha amakadi, ese akoresha crypto. Ukareba uburyo bwe bwa deposit na withdraw ko buri favorable kuri wowe bitewe n'igihugu uherereyemo. Ko gaho ko ndumva akantu kumvikana cyane. Kamushimire wowe wakoze subscribe ndetse ukomeje kugenda dutera inkunga. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Nka ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe naho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu ni weho tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online,
turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.